mu gihe cy'intambara ntabwo mwami ujya umpa amahoro umpakanya Yesu nzibegere. Alleluia, Alleluia. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel. Tugiye kuganira mu ijambo riri mu Migani igice cya 19 umurongo 21. Uravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka ni ihoraho. Amen. Hano turabona Bibiliya itubwira iby'umutima w'umuntu. Mu mutima rero umubiri w'umuntu, turebye icyo Paulo yabyanditseho mu Matesalonike bambira igice cya 5 umurongo wa 23, dusanga ko umuntu hagizwe n'ibice bitatu: umubiri, igice cy'ubugingo n'igice cy'umwuka. Ariko hari abandi benshi bavuga ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, bakavuga iby'umubiri noneho bakavuga igice nanone cy'ubugingo. Ariko ubundi tubona ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, kuko igice cy'umwuka nubwo batakivugaho, icyo gice nicyo Imana yahaye umuntu kimutandukanya n'inyamaswa mbese n'ibindi biremwa bihumeka. Umuntu yagizwe n'ibice bitatu. Mu mutima rero w'umuntu niho habamo imigambi myinshi, niho habamo ibitekerezo, hakabamo gukunda, hakabamo ibyo byose bavuga ko biri aho ngaho muri icyo gice cya kabiri cyo hagati cy'ubugingo, aricyo bakunze kwita umutima. Muri uwo mutima rero w'umuntu niho habamo imigambi, niho umuntu agambirira ibyo ashobora gukora, iby'urukundo, ibyo yibwira byose, ni aho ngaho bibera. Uko yabikora kose rero, inama y'Uwiteka niyo ikurikizwa, niyo ihoraho. Imana bivuze ngo rero, bivuze yuko Imana igenzura ubuzima bw'umuntu bwose, ikagenzura ibitekerezo n'ibindi byose umuntu yagambirira gukora, ibyo ari byo byose. Uwiteka nyine niwe ubigenzura. Ubushobozi rero bwo kuvuga no gusohoza iyo migambi biva mu bushake bw'Uwiteka. Ibyo yakora byose, ibyo umuntu yakwibwira, ibyo yatekereza, ibyo yagambirira byose biba iyo biri mu mugambi w'Uwiteka, bisohoza iyo imigambi y'Uwiteka nayo isohojwe. Alleluia. Hano abantu benshi ntibakunze kumva, bishaka kuvuga ngo hari igihe cy'Imana, igihe Imana ikorera, hakaba n'imigambi y'Imana, kuko burya Imana ikurema ifite umugambi kuri wowe, ifite imirimo myiza yakuremeye kugira ngo uzayigenderemo. Alleluia. Ntabwo rero Imana iguha ubuzima, ituma ubaho, ikurema kugira ngo uzasohoze umugambi wayo. Ugomba rero kumenya umugambi w'Imana, ugomba kumenya icyo Imana igushakaho kugira ngo ushobore kwinjira mu migambi y'Imana, kwinjira mu bushake bw'Uwiteka, kuko ari we uyobora intambwe zawe zose. Iki kintu rero tugomba kukimenya, yuko ibyo twibwira byose, ibyo tugambirira byose byagombye kuba biri mu mugambi w'Imana. Ukamenya icyo Imana yakuremeye, ukamenya icyo Imana ushaka ko wowe ukora, kuko Imana ntabwo yaremye Yohani ngo ireme na Petero ngo bose ibakoresha ibintu bimwe, ibahe ibintu bimwe. Oya, Petero afite ibye, Yohani afite ibye, buri wese afite ibyo azakora. Ntabwo rero wakwifuza, Yohani yakwifuza ibintu bya Petero, Petero yifuza ibya Yohani, ntabwo ari byo, kuko nk'umubiri wacu niba ugize ikintu kimwe, itorero nk'uko Paulo abishushanya, ntabwo ukuguru kuyifuza kubona iby'amaso afite, imigisha y'amaso. Ni ukuvuga ngo buri rugingo rwose mu itorero rufite imigisha yarwo. Nariyo mpamvu tugomba kumenya ngo icyo Imana yandemeye ni iki. Ndi urugingo mu itorero, Imana yandemeye iki. Niyo mpamvu rero tutagomba kwifuza imigisha y'abandi, nubwo twabigambirira ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi. Ushobora kugira imigambi myinshi, ariko niba itajyanye n'ubushake bw'Imana, bitari mu mugambi w'Imana, uzaba uriho ugambirira ibintu bitari byo. Gambirira reka rero, kuko Imana ngo niyo ihoraho, niyo isohoza ibyo byose.
reka rero tureke Imana isoze umugambi wayo, natwe tube mu mugambi w'Imana kugira ngo duheshe Yesu Kristo wacu icyubahiro, umwami wacu tumuheshe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Yesu nzemwegera